Iswala ni imwe mu nkingi ikomeye ya Islamu kandi ihabwa agaciro gakomeye cyane ku buryo tubona muri hadithi ko ku munsi w'imperuka umuntu iswala ye izaba yemewe n'ibindi bikorwa bye byose bizemerwa, kandi iswala ye nitemerwa n'ibindi bikorwa bye byose ntibizemerwa. Iswala kandi akaba ari cyo kimenyetso cya mbere kiranga umwemeramana. Iswala ituma umuntu akura mu bijyanye n'umwuka, agahorana umutuzo mu mutima we, ndetse iswala ikaba ari ikiraro gihuza umusilamu n'umuremyi we. Nk'uko rero umuntu abona ibihembo byinshi iyo ashyira mu ngiro iswala ye, ni nako wa wundi utita ku iswala abona ibihano bikomeye cyane biturutse kwa Nyagasani, haba hano ku isi ndetse na nyuma y'urupfu rwe. Ibyo tubihamirizwa na hadithi ituruka ku mukobwa w'intumwa y'Imana Fatima Zahra alayha salam, aho yabajije se umubyara ari we ntumwa y'Imana Muhammad ati: yewe data, ni ibihe bihano by'umugabo cyangwa umugore utita ku iswala ye? Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imwishimire, iramusubiza iti: yewe Fatima, umugabo cyangwa umugore utita ku masengesho ye cyangwa se iswala ye ahura n'ibihano 15 birimo 6 bya hano ku isi, akongera agahura n'ibihano 3 mu gihe ari gukurwamo roho, ndetse akongera agahura n'ibindi bihano 3 igihe ari mu mva ye, ndetse akongera agahura n'ibindi bihano 3 mu gihe azaba akuwe mu mva ye. Ibyo bihano rero 6 ahura nabyo hano ku isi, icya mbere nuko Imana ikura umugisha mu buzima bwe, icya kabiri Imana ikura umugisha mu mafunguro ye, icya gatatu Imana imuhanaguraho igitinyiro kigirwa n'abemeramana, icya kane ibikorwa bye byose akora ntabihemberwa, icya gatanu ubusabe bwe ntibwakirwa na gato, icya gatandatu nta mugabane agira mu busabe bw'abanyabikorwa byiza. Naho ibihano 3 abona mu gihe cyo gukurwamo roho nuko icya mbere apfa mu buryo busuzuguritse cyane, icya kabiri apfana inzara ihambaye, icya gatatu apfana inyota y'igikatu ku buryo niyo wamuha amazi y'imigezi yose yo ku isi atayimumara. Naho ibihano bindi 3 abona mu gihe ari mu mva, icya mbere nuko Imana imushyiriraho marayika ushinzwe kumujujubya, icya kabiri nuko Imana itegeka imva ye kujya ihora imukanda, icya gatatu nuko imva ye ihorana umwijima ukabije. Naho ibihano bya nyuma ari byo 3 umuntu abona ku munsi w'imperuka kuri wa wundi utita ku iswala, icya mbere nuko Imana izamushyiriraho marayika uzaba ashinzwe kumukubita mu buranga bwe imbere y'ibindi biremwa byose, icya kabiri nuko azabarurirwa ibarurwa rikomeye cyane, icya gatatu aricyo cya nyuma ntazitabwaho n'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi azahura n'ibihano bikaze cyane. Bavandimwe duhuje ukwemera, ngira ngo iyi hadithi iratugaragariza agaciro ndetse n'ubuhambare iswala ifite mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe na rimwe hari igihe twibagiza intego yatumye turemwa. Iyo turebye muri Qur'ani, Imana itubwira ko impamvu yaturemye ari ukugira ngo tuyigaragire, aho yagize iti: Bismillahirrahmanirrahim, wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Subhanallah, nta kindi cyatumye ndema amajini n'abantu uretse kungaragira. Imana rero yaturemye kugira ngo tumugaragire, ariko ikibabaje nuko ubona kugaragira Nyagasani tutabiha agaciro, ahubwo tugaha ibintu bidafite agaciro bindi agaciro. Ukabona umuntu arareba filime amasaha 10, arajya kureba umupira iminota 90, nyamara iswala ntago ushobora kumutwara iminota igeze kuri 5 cyangwa se 6. Iyo minota 5 cyangwa se 6 ifite agaciro kurusha imyaka 40 wareba match, wareba amafilime atandukanye. Bityo rero bavandimwe, tugerageze dutekereze cyane, dutekereze kuri iyi hadithi, dore ko izatugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tugerageze no gusangiza ubu butumwa bagenzi bacu kugira ngo ku munsi w'imperuka natwe tuzagire icyo tuzaba twakoze kugira ngo tubyutse imitima y'abandi bavandimwe duhuje ukwemera.